nakandagiye ahantu ntabizi dore ni hano yego do oyo nakubisemo urutugu kano kasigaye hejuru yuko kavunitse iyi ngiyi yaramvunnye cyane naramanutse nkubita noneho ndakomeza hano ndihangana nako mwana uyu muntu yavunitse mani mube mubiretse mani ambara vuba mwana reka tureke tuzakore nyine reka bazana imodoka mani bazana imodoka yo ukuntu twajya kwa muganga biragira mwana hari bigewe ntarakubona cyangwa ngukurikirana kuri nabonaga uri umuntu kubera ukuntu ubucecetse nabonaga ubwo abandi bavuga kuri inshinzi ariko nabonaga uri umuntu ubucecetse ntahita mpfa kuza ngo nkubwire ngo gutya ndaza ndaguha ikiganiro urangiza umbaze ngo Kiramani ngo mwapfuye iki ibintu byo gucreate beef gusa ni ibibazo niyo mpamvu nakunda ibiganiro niyo mpamvu nawe igihe cyose ugasanga n'urugero ugasanga ugiye kumbaza ngo kuri kanaka baraye bafunze biramarira iki twabuze ibyo tuganiraho yewe niba kuri ketchup urumva bibuze kunteza ikibazo kuza kuri hicana ndabona ndaza kukwamara iki cyane views kandi ufite kuvuga ati ntago bikunda barandeba nishyiraho bakandeba Mitsu sinagenda nakubajije kano kabazo ufollowinga bande kuri Instagram sibyo kuko wowe sinakubaza abagufollowinga ko ntago ububazi ni benshi cyane followinga Mugande followinga Nyakso followinga Rujamo okay niba nabanga kuki ari bo wahisemo niba nabanga kuki ari bo nahisemo muraho neza twagiye gusura Mitsutsu kuri seti uyu munsi tujya kuganira iminota mikeya afite ishoboka atuganirize ku mvune ahura nazo muri video ziwe murazibona aragwa arakubitwa Mitsu njye mbabona mukubitana birisere si biba birisere akenshi Mugande nukunda kuduhondagura ariko wowe se n'abantu uhondagura ye nta muntu njya nkubita si bajya babibona se ariko bibasira iyo byagize nko muri football muri sinabyaye yego biba bimaze nk'igihe kingana gute kugira bibe bireshya kuri ni ibihe bintu nka bitatu abantu batakuziho ni ibihe bintu bitatu abantu batakuziho ushobora kubukunda ibintu ukunda bitatu ariko abantu batakuziho kubikunda urumva ko bahita babimenya nibanga ushaka ko bikomeza kubibanga ariko urumva nibibabwiye n'ubundi bahita babimenya kandi ntabwo ushaka kubimenya okay noneho ese ibyo ukunda wumva bamenya ni ibihe ariko batazi ibyo nkunda narabiberetse ibyo ntarabereka ubwo nzakomeza mbibereke nibanga ibyo utarabereka uzakomeza ntubibereke okay hari ubwo wari wategura video mugakina bikarangira wenda hari nk'umuntu wikubise hasi akababara bikaba ngombwa ko ataha cyangwa se wenda akaba byaba kuri wowe umunsi wa shoot ugapfa urugero ndashaka kwereka video nze no kukakoherereza uzakabashyiriremo yego sibyo video ya mbere yamvunnye ikanambabaza cyane navunitse urutugu oya navunitse urutugu kanze ndebe kiri hafi ikwereke
uzi yuko njyewe hari ubwo ndeba video zawe nkagira ubwoba kubera hari nk'ahantu ugwa nkavuga yego wenda muri editing hari uko bizagenda ariko nawe kuri set ugomba kuba wakinnye nyine waguye. turebe ko kari hafi kwereke ni iyi ngiyi ubwo yaramvunye abantu benshi baranabibonye barabinyoherereje ariko yari nziza naguye nakandagiye ahantu ntabizi dore ni hano yego nakubisemo urutugu kano kasigaye hejuru y'uko kavunitse. iyi ngiyi yaramvunye cyane naramanutse mu bitabo noneho ndakomeza no ndihangana nako humura nakabasha kanya gatoya nataye ubwenge. wagiye no kwa muganga? So nagiye no kwa muganga ariko ntabwo byabaye ngigufwa rivunike ariko ndavunika yaranamvunye cyane kuko nyine ntabwo nshobora guhita ngakoresha nk'ikintu cya danje ntabwo watera n'ikintu kiremereye n'ikintu kiremereye agashoka kahita kazana kuvunika aho ndavunika kuvunika ikirenge video nyinshi zagiye zimvuna kabisa. Ntabwo nta gihe kigeze kigera ukumva se wenda wanabihagarika kubera kumva ko n'ubuzima bwawe butangiye kujya mu kaga? Ndabikunda sinjya ntekereza ibyo bifite igihe kinini ku buryo wagera ahantu ho kubihagarika kereka ubwo washaje utagifite imbaraga zo gusimbuka kugwa no gutangira indi business itandukanye na biri content narayihagaritse ndi muri bino bintu content narayihagaritse ndi muri bino bintu kubera impamvu izi neza ariko ntabwo kugwa n'ibindi nta kintu bigutwaye nta bwoba hasigaye hazamo utuntu two kwirengera mbere nibwo wabikoraga nta utitangiriye ntitangiriye ariko ngo hasigaye nzamo akantu k'ubwoba kubera friendship umaze kugirana n'abandi bantu utekereza kubaka usanga wenda utekereje ku muryango wawe imbere n'imbere uzagira ugatekereza ku bandi bantu ugatekereza ku bandi bantu bataraboneka ariko bazaboneka uri guteganya imbere. Yego ubwo ntabwo uba ukitekereza wowe ubwawe. Yego ubwo bino bintu si biramutse bimvunye nkavunika bana banjye umuryango nzagira ibintu nk'ibyo so nkabasha noneho kwigengesera ariko nkaha bimaze iminsi 12 nkumva nubwo umuntu aba yarabitekereje ariko ntihabura nkahangaha sinari nabibonye nagiye kumva numva tayari igeze hasi numva namanutse numvaga ndi buhagere aho nateganije gukandagira sinaba ariho nkandagira bita ngenda nari mvunitse. hari ukuntu ubona umuntu abonye ukuntu muganga ukuntu muzo ubonye ukuntu abakinnyi bameze nanjye iyo ndi kuri seti bari batari kuvugana buriya muganda iyo bigeze muri aya masaha yanasinzira. Nari igihe nk'iyo mwiriwe wenda mukora umunsi wose nk'indi minsi 2 ikurikiraho ushobora kwirirwa uryamye kubera kunanirwa. Yego ibi no bimwe mu bintu naretse amayoga naretse inzoga biri mu bintu nyine byamvunaga nabyo cyane kuba wanyweye ahita nyigira mu gacupa noneho nkavunikira rimwe n'ubwonko nkavunika ntunabashe kwiyitaho bihagije. Yego bisa nkaho ari ikintu kinini byagabanyije ku buzima bwanjye. Iyo nakozemo nibereye mu rugo niryamiye ndi kuri WhatsApp cyangwa se Instagram ndi ku mbuga n'abandi ari ku mbuga nkaba ndasinziriye n'ibyo ngibyo yewe mudakuryamura ntabwo twahura ijoro twari bwahure na rimwe ari nijoro nanjye singenda nijoro menya ariyo mpamvu tutarahura. Yego njyewe akenshi saa 4 mba naryamye saa 2 mba mbarizwa mu rugo. Reka da ni ukuri mba mbarizwa mu rugo wenda abantu benshi bamaze ukahabasanga ahubwo mu rugo uhava uzindutse ku buryo nyine unataka mu rugo biba ari akazi ka mu gitondo yaba atari akazi ka mu gitondo kakaba mfite izindi gahunda nagiyemo zaba atari izindi gahunda ubwo nyine ndamukira mu kandi kazi ka mu gitondo mu rugo ndi ku mashini ndi kweditinga nawe nari kweditinga se
abandi kwiga uburyo bakoresha kamera ndi kubyiga nabyo Okay. bafite ba sumani bafite ba bona bari kunyigisha none se ibikorwa Mitsu gutya, ni ibikorwa ikihe kintu wabwira abantu baca amazi sibyo akazi ukora sibyo bavuga biriya bintu se sinzi ibyo ari byo biki n'ibiki kandi urumva wowe ugeraho uvunika uri kubikora kuvunika byo ku mubiri cyangwa se kuvunika mu mutwe cyangwa kuvunika no mu bundi buryo sibyo ariko hakaba hari n'abantu babibona nk'ibintu bidafite ikintu bimariye abantu ku ruhande rumwe ntabwo twirengagiza abantu babireba bagaseka bakishima kandi ni kimwe mu bintu mu buzima tuba dukeneye sibyo buriya niyo umuntu asetse aba afite ibintu byinshi cyane yongereye ku buzima bwiwe iyo uhora urakaye uba ufite byinshi uba uri kugabanya rero nshaka ugire ubutumwa ugenera umuntu ureba ibyo ukora akabica amazi kandi wowe hari imvune nyinshi cyane ukuramo barahari bacira bino bibora amazi ariko nagasabye Imana nkajya mpura na bano bantu mu bundi buzima atari ubu ngubu ndimo yego wowe duhure unsuzugure kwa kundi gukina bino bintu ariko nsabye Imana ngo wowe wanciye amazi tujye duhura mu bundi buzima butandukanye n'ubwo Mitsutsu arimo yego mu buzima bwa Emmanuel yego atari ubwa Mitsutsu tubonane hanyuma nibwo ushobora kubona gutandukanya Mitsutsu na Emmanuel yego so rero n'ubundi usuzuguye Mitsutsu usuzuguye Emmanuel ariko hari ukugusuzugura nawe ubwe atabisobanukiwe yego ari ubikora atabizi tugasubira akaba akigira ibiki kantu k'akagabo kaba kigira kuriya ariko Imana ijya ibadusubiriza kutamusubiza ako kanya ntabwo byahita bipfa kunkundira ntabwo wabona ijambo rimwe umubwiye ariko kamera interetse imbere wabonye kamera nkoresha kamera ebyiri kuri seti kamera imwe igura muri miliyoni 4 gutyo kuzamura indi igure 4 banza urebe mu mitungo ufite wowe unsuzugura niba izo miliyoni uzifite icyo ni kimwe yishyura inzu y'I500 yishyura amazi n'ibishingwe ibyo ni utanga umusanzu ku gihugu banza urebe ibyo bintu niba wowe ubikora ugura n'umuriro barindwi umenya Pemba ishyura amafaranga banza urebe mu bintu byibura nimba ari n'umuntu umwe uhemba mu buzima bwawe wo mu rugo yamuha neza mfite iPhone nabyibagiwe 15 Pro Max ni Pro gusa cyane Pro Max kuremo sha kwagira ngo ni Pro Max ko mbona ari ni Pro ni Pro ni Pro ntabwo ari Pro Max Ego. Dore. Kugira ngo bari kwibona anamamarizemo yego ka free zone ibe tubikesha niba wifuza gutunga nk'iyi muri uyu mwaka nawe ukaba wagira amahirwe yo gutsindira n'amafaranga followinga Rujama ubashe nawe kugira amahirwe kumufollowinga gusa ni ubwo kumufollowinga gusa ushobora gutsindira amafaranga ugura indi telefone nanjye ndaje mbikore nona kubyumva followinga Rujama Phones Shop uhereye uyu munsi nawe ujye mu banyamahirwe bashobora gutsindira ibihembo bitandukanye uwo ni umusanzu ngize ku bantu hari umuntu ushobora gutsindira iyo telefone kubera rero yabyanyuzeho amafaranga kubera ko hari njye bikuyeho banza urebe wowe niba unsuzugura hari uwo wabwira ibyo bintu bikagira icyo bimumarira yego ingero nyinshi umuntu yagenda atanga so ariko abadusuzugura bamenye ko baribeshye nabo tumeze nkawe nuko tubona mu yindi shusho babikora batabizi uzagira mu bimenye ariko mureke no kudusuzugura utese ubundi usuzugura umuntu utamutunze ahubwo wireba umuntu ngo umusuzuguye bitewe n'uko umubonye cyangwa bitewe n'uko ameze
ubundi n'ubundi kimwe umuntu umwubahira uko ari ntawe ukubwiye ngo umufate umwoza ibirenge bugere gute ariko wijya no kumusuzugura nyine ngo umufate wumve ko uri bumenyere uko ushaka ko yakubona hari ibintu akora ngo bimeze gutya na gutya. Mitsutsu uri kumubona mu mwambaro w'akazi ariko iyo atawambaye aba ari uwundi muntu afite ukundi kuntu aba ameze rwose bitandukanye kandi imeze neza cyane, meze neza cyane, wasanga mbayeho neza no kukurusha. Mwebwe ntabwo ari ukubeshya, hari igihe abantu babona umuntu kubera gukina cyangwa n'ibindi bakamumenyera bakajya kuzana ibindi bintu bidafite epfo na ruguru, bidafite n'ikintu biri bumarire abanyarwanda bakajya kumenyera abandi. Rero ntimukabone dukina, ngewe urugero abantu bose bazi ko ngo nkunda amafaranga cyane ngo ndayakunda, ariko uburyo nyakundamo muri filime ntabwo ari ubwo mu buzima bwanjye busanzwe. Abifata bakanyita ngo ndi indaya, mwabaswa mwe, mwari mwansanga ku iseta dutegera hamwe ngo uri indaya. Yego we, bitewe no gukina. Yego ngo ndishinze, ngo ngira amahani. Ngewe ntarakumenya ikintu nimajinaga, kuko umuntu uramureba ukimajina nyine ukavuga turiya muntu wenda ashobora kuba ameze gutya. Urabona nka Haji akina ari umuhaji, si byo se? Akina ari umuhaji, abantu bose bazi ko ni umuyisilamu n'amazina ye ni umuyisilamu. Ni nayo mpamvu merita biriya bigore yari gukina ari umuhaji. So rero hari igihe ushobora nko kumureba, hari uwo twahuye aravuga ngo ushanga uyu ni umugome, uriya musilamu ni umugome, kubera ko arabibona muri filime. Njyewe ntarakubona cyangwa ngukurikirana, nabonaga uri umuntu kubera ukuntu uba ucecetse. Nabonaga nubwo abandi bavuga kuri inshinzi, ariko nabonaga uri umuntu uba ucecetse, ntahita mpfa kuza ngo nkubwire ngo gutya. Ariko umuntu iyo mumaze kumenyana, iyo mumaze kuvugana aribwo bwa mbere nibwo uhita umenya umuntu. Buriya nabo ngo bavuga ibyo bintu kuba bataranakuvugisha, noneho uko so ubwo abandi bavuga kuri indabyo bajya ngo dutegera hamwe. Ni ukubera n'ubundi nyine ibyo babona umuntu akina akavuga turiya ko akina atwara umugabo, ko akina agira gutya, akajya kubihuza n'ubuzima busanzwe kandi nta hantu bihuriye. Rero mugiye mumenya ko dufite ubundi buzima tubamo, kandi kuba turi abasitari ntibisobanuye ko tudafite ubuzima nk'ubw'abandi. Yego, umusitari araryama agasinzira, akabyuka akagenda akanywa amazi nk'uko undi muntu uwo ari we wese abikora. Kuba ari sitari ntabwo amazi agenda ngo yikure aho ariye ngo azane ngo yisuke mu kanwa k'aharyamye. Rimwe na rimwe nimugire ibintu mubona ku basitari bitameze neza, ntukajyeho ngo uvuge ngo abasitari bose noneho ngo ni ibirara ngo ni ibiki. N'undi uwo ari we wese bimubaho, ahubwo we nuko aba atari sitari ntabwo aba azwi, nta muntu nyine ubimenya, biraba bikamenywa nabi wabo. Yego cyane. Mitsu, hari abantu benshi bavuga ko abasitari bagoye cyangwa birata. Urugero umuntu akavuga ati Mitsutsu naramuhiza ngamo ikiganiro naramubuza kubera kwirata, kubera kwigira gutya. Urukumva rimwe na rimwe nkaba nakicara ahantu nkakuvuga nabi, kubera ni uburenganzira bwawe kwemerera umuntu no kumuhakanira. Ariko njyewe kubera ukuri kuryana nkabyakira nabi, aho nicaye nkaba nakuvuga nabi, mu gihe hari ukuntu abantu bahurira ku muntu bakamuvugaho tu, cyangwa njye nkaba naterura ikiganiro. Ni iyihe mpamvu udakunda gukora ibiganiro cyangwa se kubitanga? Njyewe ndaguha ingero, sinzi niba ubibona. Kuva igihe nanga gutanga ibiganiro, ni Musamariya yigeze kugira ikibazo, Nyakso, sinjya ngira ubwoba bwo kubivuga, yigeze kugira ikibazo, bari batembereye. Yego. Ariko mu itangazwa makuru bagatangaza inkuru itariyo, itandukanye n'ibyari byabaye. Yego, yewe ndi kukubona uri gusenya umuntu wanjye,
yanasize aguhaye ikiganiro, urumva nka nguhaye ikiganiro kajya nk'i Bugande, nkajya i Bugande nkahurira ikibazo nkahurirayo ikibazo. Kecapu aho agira ubwenge buke ntamenye ko hari igihe yansabye ibiganiro abimuha, yego utangiye kwitereka kuri kamera, yego uri gutangaza inkuru itariyo, aho kugira ngo unaze umvuganire ndi kumva avuga ibindi bintu. Yego ibyo bintu nibyo ntabwo aba ari byo. Okay, nicyo cyatumye nawe nza gusanga aba banyamakuru hari uburyo nabo tugomba kubanamo iri seriye. Ntegereje ko muhura n'ikibazo bazamvuge nabi, nta kibazo. Yego urabona ntabwo hakunda ugera nko kuri Lucky, Nizeyimana Lucky ni ukuri, ni umunyamakuru mwiza, ntabasha kubona uko nabivugamo, sindabona atunga umuntu mikoro gutya ngo biriya bintu urabyumva ute ngo ko bamufunze bakamufungira imageragere yakubise umuntu, hari umuntu wari bwabivugeho? Sindamubona abikora, sindamubona abikora. Ashimishwa no kubona yagutumiye mukaganira ku byawe, mukaganira kuri kariyeri yawe, n'ibibi byakubaye ntashobora no kubigarura, ariko kwirirwa usenya umuntu nicyo kintu cyatumye nanga ibintu by'ibiganiro bibamo amatiku. Ndaza ndaguha ikiganiro urangiza umbaze ngo Kiramani ngo mwapfuye iki, ngo mwapfuye iki. Ibintu byo gucreate beef gusa ni ibibazo niyo mpamvu nanakunda ibiganiro, niyo mpamvu nawe igihe cyose ugasanga n'urugero, ugasanga ugiye kumbaza ngo kuri kanaka baraye bafunze, biramarira iki? Twabuze ibyo tuganiraho, dufite ibintu byinshi byane byo kuganira. Yego Mitsutsu yakoze video uyu munsi, ejo azakora indi, byagenze gutya na gutya, yaravunitse byagenze gutya, hari ibintu bya imbogamizi uri guhura nazo kugira ngo video zawe zijye hanze, nizi nkazivugaho, uri kumbaza ibyo abantu barwanye, uri kumbaza kanaka kugira ngo dushwane, icyo kibazo. Mitsutsu tukiri kuri icyo wabigabanyije, ni byiza, ariko inuze uvuze gutyo uranyibutsa imbuga nkoranyambaga abantu dusigaye tuzikoresha nabi. Wanshyiremo kandi karahari, urumva muntekera kandi mugire vuba. Agasitura bakanga twikomereza, urumva. Uvuze gutyo unyibutsa ukuntu imbuga nkoranyambaga abantu basigaye bazikoresha nabi, ugasanga njyewe uyu munsi ndashyiraho video ndi kukuvuga nabi, sibyo? Irebwe mbona ayo mafaranga, ariko sinite ahantu Mitsutsu mushyize. Undi muntu nabona ya video yarebwe nawe ayifate avuge kuri Mitsutsu ibindi, niba ngombwa azane n'undi muntu uri buhimbire Mitsutsu inkuru, ejo n'ejo bundi usange bivuyemo ibyaha, baba bakoreyemo ngo ibigize ibyaha, ibigize icyaha, ibiki nyine. Imbuga nkoranyambaga usigaye ubona ukuntu muri iyi minsi bimeze, abantu benshi ziri kubakora aho kugira ngo zigukoreho zigukorera ibyiza, ziri kubakoraho zibakorera ibibi. Njyewe nkaba numva nshaka kuguha ukuri cyangwa kuguha ikinyarwanda cyuzuye, ariko nanone ntagomba kuvugira kuri kamera. Ubundi bw'ibi bintu byo tuzabyitwaramo dute? Ni ibyo byose mba ndi kuvuga. Ufite uko utwaramo urubuga rwawe, Kecapu TV show ufite uko yiyoboye. Yewe nuza kunsaba ikiganiro, sanzwe ndeba ibintu bya avuga bisi bundi ibiganiro Kecapu akora bimeze gute. Sino umuntu wo kunteranya n'abantu, sibyo? Wenda nari nsubiye inyuma, simbutse ku kibazo urumbajije, ariko wenda ntanagitarutse buriya. Yego abantu rwose uri gusanga bakoresha imvugo mbi, usanga ni platform ifite ibihumbi 200 na yego 300 kuzamura 400.
ariko ugasanga ni ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye. Njye nta muntu ndi buze kuvuga hano, Yego. nta muntu ndi buze kuvuga. Bajya bavuga ngo umutwaro, buri muntu n'umutwaro we. Yego. Njyewe ntabwo ndi buze kwikorera umutwaro wawe, Reka. nta n'umwanya wanjye uri bundire. Icyo nabivugaho ni uko ukora ibyiza, ukora ukorera Imana, ibyo bizaguhesha ubwami bw'ijuru. Ibi ukora byo bizaguhesha ibyo wakoreye. Niba uri hano bakirirwa bakubuza kuvuga nabi, kuvuga ibi, kandi ugasanga ababikuvugisha ni ba bandi n'ubundi tugenda twirukiranga ibiganiro. Ubivanye mu rugo, ubijyana, ubitereka kuri kamera, utangiye kuvuga kuri riba. Ni ikibazo. Utangiye kuvuga ku nzego z'umutekano, cyangwa utangiye kuvuga ku muntu runaka, utangiye kuvuga ku muntu mudafitanye, mutanakora n'akazi kamwe, ngo uri gusesengura se cyangwa ngo uri kuvuga ngo ibi. So uraza umvugeho ibibi, ngende nkurege. Sindi bunakuvugeho, ndagenda nkurege. Si byo ibi ukora nibyo biguhesha ibihembo. Ibyiza ukora. So rero niba ukora ibibi komeza ubikore, upfa kuba atari njyewe ubikora. Niba gufunga n'akazi kawe, nukore byiza, ibihembo birahari, uzabibona. si byo se birahari. Nese Mitsu, nk'umuntu wafashe umwanzuro ukavuga uti ibi biganiro ndabigabanyije, cyangwa se umuntu ukora ibi biganiro ukongera kubona ikiganiro cyanjye byamugora, ni nk'ihe nama waha umuntu upfa gutanga ibiganiro atatekereje, atanarebye ibyo agiye gukora ngo ni ibiki? Banza urebe ngo ibiganiro nk'ubu ngewe pe, si hari televiziyo imwe nari mentioning hano ariko ntajyaho, ko nta kintu biri byo kumufasha. Yego. Kuko ndabizi ningerayo ni amatiku kanaka, kandi televiziyo ugasanga ni amatiku gusa, ugasanga kandi mukanyura ko tora mukanya gusaba imbabazi. Yego pe, mu bintu bidafite epfo na ruguru. Bafite ubwenge, turabyemera ko baturusha ubwenge. Mu gihe rero tubona ko bari kuturusha ubwenge, munyamukorere ni ukuvuga ngo njye nimbona ko kuza kuri televiziyo yabo iri bunteze ikibazo, ndazi se gukora iki. Njyewe niba kuri ketchup, urumva biri buze kunteza ikibazo kuza kuri hicana, ndabundi ndaza kukwamara iki cyane views, kandi ufite kuvuga ati ntago platform bikunda barandeba, nishyiraho bakandeba cyane. ibihumbi byawe 15 cyangwa 20 cyangwa se 100, ubundi kabone n'ubwo warebwa n'igihumbi, ariko mu mahoro wanavuze ibintu bizima. Ubu hano ndaje muri kariyeri yanjye, mbaje gutya na gutya, Kagamizi gutya na gutya, twaganira utuntu twiza tutari gusenya igihugu, ntawe tuvuze nabi, gusenya abantu. Nibyo biganiro dushaka mwa abanyamakuru, bajye batwigiraho rwose. Rero nubona ntakora ibiganiro kugira ngo igisubizo wacyumvishe, nubona umbura kuba ufite ikibazo. Yego. Kuko ibintu byanyu by'amatiku biri kutujyana mu magereza n'ibiki, rimwe mwaduhaye ama platform ngo tuze ngo tuvuge. Tuzakora umusinzi, twamwaka ikiganiro tukamubaza kuri ibira, umukinisha ni mumuzi n'undi munsi. Ntabwo munzisha, umva ni ukuri Mitsu wakoze ntabwo nakoze izina Mitsu kugira ngo nze abandi barikinireho. Yego Mitsu, reka nkubwire ibintu uvuze abantu benshi ntibabyumve nko guseka cyangwa ikindi, nubwo tubivuga duseka ko haba harimo inyigisho. Mitsu ni umusitari, ababyemera babyemere, abatabyemera ubwo simbizi, ariko nimba umuntu ufite izina nk'iryo ashobora kuvuga ngo njye mfashe uyu murongo sinzakora ibi ngibi, wowe uje ejo ugatangira gukora ibidakorwa, nawe wamwigiraho, byibura yatuma umenya ibyo ugomba gukora. Mitsu, sinagenda nakubajije kano kabazo, ufollowinga bande kuri Instagram, sibyo? Kuko wowe sinakubaza abagufollowinga ko ntago ububazi, ni benshi cyane. Ufollowinga bande akandi akongeraho mu kanya. ugomba kuba wigifiteho amakuru. Oya, uzi impamvu abasitari benshi
ashaka kuba followingwa n'ibihumbi 100 ariko we ashaka kuba afollowinga nk'igihumbi cyangwa 200 kandi abantu yahisemo gufollowinga ushaka kumuha mubazo ugasanga bose arabazi. Yego niyo mpamvu mbikubajije. Ye followinga Mugande nka followinga Nyakso nka followinga Rujamo. Okay. Niba nabanga kuki ari bo wahisemo? Niba nabanga kuki ari bo nahisemo? Undi na followingaga abantu bagera nko muri 90. Noneho najya nigeze gupostinga Mugande nshyira kuri Instagram mbaza ikibazo ariko mbona nta muntu byitaho. Postinga Nyakso mbona nta byitaye. urumva kameme following abantu 90. Sasa ndabaza Mugande gutya na gutya respect gutya na gutya na comment ni y'abantu following bose nigeze mbona, kandi ndi mu bantu ba mbere. Niba umuntu wiyemeje kumfollowinga nuko wiyemeje kumukurikirana. Yego si sawa ukamufollowinga icyo video ugomba kuyilikinga kamera ibintu byo byose ugomba kubikurikira. Si byo se zaje mu bantu following wenda ubona narabagabanyije nko mu bantu following ba Clapton bandi ba bose ba Kiramani comment yanjye yuzuyemo bara bose kikano kose postinze kugira ngo abantu banabone ko active kuri ibintu byabo aka comment keza shiraho gutya na gutya gupostinga umuhungu wanjye Mugande mbona nta comment n'imwe ije, yaba mu bo dukorana yaba mu bo mbona pe bose kivaho postinga Nyakso nawe bigenda gutyo. Why abantu dufollowingana bimeze gute? no guferana sinkunda uburyarya bandi bose turakorana hari abo byarakaje ariko nkeka ko kugira ngo bikurakaze wankurira ni follow ntacyo bintwaye. Niba umfana ukamfollowinga kuko umfana ngiye nkura ibintu kugira ngo mubikurikirane. Igihe umfollowinze n'igihe wiyemeje kunkurikirana. Yego sibyo se so ntago ari ukwiyemera rero. Ndavuga noneho ukankore kano kantu nkora ni follow y'abantu bose sawa. Mfata screenshot guhera uyu munsi mfollowinga bano bantu ndabashimira ibyo bankoreye ibi n'ibi nabonye comment 500 ibaze sawa zingahe 500 ariko ndabibona ko babibonye zizaho n'abafollowings sawa nukuva zizaho nashakaga comment zanyu kugira ngo niba bandi gushimira munyereke ko wenda ngize mu gihe iki n'iki guja no kumwabibona simbibonye nubwo mba following sawa futaswe n'inshuti rero following noneho babiri ndabashimira caption comment nk'igihumbi yes namwe ntaba following sibyo se ni kumwe umuntu atunga nimero nyinshi muri telefone nta kintu zimumariye ariko ubu ngubu mbona ibintu by'abantu noneho ngiyewe mfana sibyo se yego so ni none ubu kugeza ubu naraflowingaga nka flowinga wenda nka flowingira mu kigari kariko mbivuga si ukwiyemera nakubwiye ngo nawe
niba ushaka kwiyemera wenda ubwo nkanjye kwa kundi nakubwiye ko atari ukwiyemera ufata uko ushaka ukora ni follow sibyo se yego nta kintu bimbwiye pe nimushaka mwese mushireho hasigareho 0 oya icyambere Nta nuko kintu bimbwiye. bakora ibintu by'ukuri bivuye mu mutima wabo yego so vuba noneho Mm. mu bantu na followingaga nkabona narakoze ni follow ni noneho ninjya kugufollowinga nzaba mfite impamvu Uzaba kuko waniyemeje. nafunguye Instagram Mm. ngo njyewe mfollowingire mu Kigali ubu nzi akamaro ka Instagram nzi akamaro kuko nama mfollowinga abo bantu yego ubu noneho ngomba kugufollowinga nzi icyo uri gukora impamvu yego ngufollowinze yego yego. sindiyo so followinga rujama kuko hari no kudusaba kumufollowinga kugira ngo dutsindire ibihembo yego ikindi ni kampani nkoramo Mm. kampani ifite ibyo imfasha Mm. so wayizina ari kuyifollowinga Oya, ni nk'itegeko kuyifollowinga sibyo se so nawe rero kora cyane simbwiye ngo nakore cyane se ukorana uburenganzira bwawe numvamo ko uyu muntu ngomba kumukurikirana kubera ibintu akora usibye ko aba ari na byiza gufollowinga ibintu bifite icyo bikumare apana kubona amabuno y'umukobwa ngo wafollowinze kubona umuhungu wambaye agatuza wagiye so wiba agatambye abantu benshi twanabivaniyemo nyuma y'icyo gikorwa nakoze hariya urifata ukamfollowinga mani gusa uri igiki kuba wagiye ukoraho unfollow byabaye ibibazo akenshi nk'abantu bo muri timu bitagakwiye kuba ikibazo ni uburenganzira bwawe ntabwo murakora ni follow mwana ase mufollowinga kuko ko mufollowinga tureke kubeshyanya rero njye nisabiye abantu bamfollowinga kubera ko bankunda niba ukwanze naragufollowinze kugira ngo ujye ubona ibintu umfere uneke niba uneka se reka tubifate muri ubwo buryo nkeka ko ari bwo buryo bwiza nabisobanura wenda ariko nta yindi mpamvu nzongera gufollowinge ariko noneho mfite impamvu yego bitari ibyo Kigali Mitsu wakoze cyane ku mwanya wawe ntago byari gukunda ko turenze iyi minota bitewe n'ibindi tugiye kujyamo cyangwa se ibyo Mitsu agomba kuba arimo mwakoze kudukurikira nawe wakoze cyane thank you urakoze